Muraho neza nshuti zanjye, mbanje kubasuhuza mbifurije amahoro. Muri iyi video ndabaganiriza ku hantu hihariye kandi hafite amateka akomeye mu mujyi wa Kigali, ariho ku Gisozi. Gisozi ni hamwe mu duce dufite umwihariko udasanzwe mu mateka n'umuco no mu iterambere ry'igihugu cyacu. Reka dusangire iyi nkuru nziza. Ku Gisozi ni hamwe mu hantu hatangiye kumenyekana cyane mu mateka y'u Rwanda bitewe n'uruhare rwagize mu buyobozi n'umuco w'igihugu cyacu. Hambere Gisozi yari igice kigizwe n'imisozi myiza itatse ibyatsi n'amasambu, aho abanyarwanda benshi bahingaga kandi bororeraga. Gisozi kandi yabaye ahantu hatekanye, abantu bagatura mu mutuzo. Uko imyaka yagiye ihita, Gisozi yagiye ifata indi sura, ikomera nk'umwe mu mirenge ikomeye cyane mu karere ka Gasabo. Ikintu cya mbere abantu benshi bazirikana iyo bumvise Gisozi ni urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali. Uru rwibutso rwubatswe nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, aho hashyinguwe imibiri y'inzirakarengane zirenga 300,000. Uru rwibutso ndufasha gusa mu kwibuka abacu bazize Jenoside, ahubwo ni ishuri ry'amateka, aho abantu baturutse impande zose z'isi baza kwigira amateka yacu kugira ngo ibyabaye bitazongera kubaho ukundi. Ni ahantu hafite agaciro gakomeye ku banyarwanda bose kuko hatuma twibuka kandi tugatekereza ejo hazaza heza. Muri iki gihe Gisozi ntabwo igaruka gusa ku mateka, ni umwe mu mirenge yateye imbere cyane mu mujyi wa Kigali. Ubu ku Gisozi hari ibikorwa remezo byiza birimo imihanda itunganije neza, amashuri y'indashyikirwa nka Fawe Girls School Gisozi, za hoteli nziza, amaduka agezweho n'amazu meza yo guturamo. Uhasanga kandi ibiro by'ibigo bitandukanye, insengero zigezweho n'ibigo by'ubucuruzi bikomeye. Gisozi ni ahantu usanga isuku, umutekano n'iterambere byose bihurira, bikarushaho gutuma abantu benshi bahifuza gutura cyangwa kuhakorera. Abaturage ba Gisozi bazwiho kugira urugwiro n'ubuntu. Hari umuco wo gufashanya, gukundana, umurimo wo kwita ku isuku byose. Ni ahantu usanga abantu babana neza, bakorana ibikorwa bitandukanye by'iterambere n'imibereho myiza.
kandi hari amatorero y'imbyino gakondo yerekana umuco nyarwanda, ibikorwa by'imyidagaduro ndetse n'imurikabikorwa bitandukanye bikorerwa mu mirenge igize Gisozi. Gisozi ni urugero rwiza rwerekana uburyo u Rwanda rwiyubatse nyuma y'amateka mabi. Ahose igice cyiganjemo ibibaya n'imisozi, ubu ni hamwe mu hantu hateye imbere mu nzego zose: ubukungu, uburezi, ubukerarugendo n'imibereho myiza. Abashyitsi baturuka hirya no hino ku isi basura Gisozi kubera amateka, isuku n'ubwiza bwaho. Byose bituma Gisozi iba isura nziza y'umujyi wa Kigali n'igihugu cyacu muri rusange. Mu gusoza ndashaka kongera gushimangira ko Gisozi atari ahantu hasanzwe. Ni igice gifite amateka, umuco, iterambere n'icyizere cy'ejo hazaza. Niba utaragera ku Gisozi, ndashaka kugira inama yo kuhasura ukareba uko amateka yacu yubatse igihugu gifite icyerekezo. Murakoze cyane mwese mwakurikiranye iyi video kugeza ku musozo. Ntimuzibagirwe gusiga like, gukora subscribe no gusangiza n'abandi kugira ngo n'abandi bamenye byinshi kuri Gisozi.